sikari mba numva ariko wakeneye nka serivisi uyikeneye ku mugabo akagusaba ko muryamana kugira ngo ayiguhe kandi byari uburenganzira bwawe guhabwa serivisi niyo mpamvu mvuga ngiye byitwa sikari nishimiye se ko ubanza kunyitaho byagenze bite none siransanze yari ku ruhande yarimye ukimara umuziki iyo mwatewe mu nda ibintu byose biba byarangiye ubuzima bwahagaze iyo cyagiye wabiba ku bunyobwa bubishije none se kuki utambwiye ko ubwo kuki utabyutse nanakabwo dukoresha agakingirizo watekerezaga ko nabigusabaga ukagira n'uko uhatiriza itariki yawe y'ukwezi nzajya nshobora kukubarira byagenze bite nose kuki ngenda kwinjira ngo dukoreshe agakingirizo washakaga kunyereza reka tuvuge twese situgereho kandi ibintu byo kuntererana turareba uragenza ute nta kindi kintu ibyo byivuga please ntabwo ari cyo wait Okay, baje kubasuhuza rero ni wa muhungu wanyu YC cyangwa se Krimi wine igitati cya Mutabazi gitatira gutera kunyaga no kuronka akaba ari wa munyu w'urugendo rwanze n'ugeze n'inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Pasi ako Pasi munsi umwe nawe uzaza imbere ya kamera uko bimeze uyu munsi rero tukaba twabasaniye umutumirwa ndumva mbere yuko ngira icyo muvugaho yabanza kwibwira abakunzi ba TV yacu bakoze amazina yanjye yitwa Byaramarira ariko iryo nzwiho cyane mu kazi nkora kabisa Jen muri .com witwa Jen. Okay, urakoze cyane rero nkuko tubizi ntajye ukuzi ariko uyu munsi ko ntajye wanzaniye narusanga wasohotse tu yabari bahari. Okay, so rero Jani cyangwa Jen ni umugore witeje imbere yaba muri business ndetse akaba n'umwactrice mwiza cyane muri sinema ariko uyu munsi ndagira ngo wenda tuganire ku kijyanye na kariyeri ya sinema. Jen, watangiye gukina filime ryari? Murakoze filime maze imyaka 2 nkina filime. Niko wabonye ko ufite impano cyangwa watangiye ufite impano kuva kera ariko ubona ubushobozi bwo gukina imbere y'imyaka ishize? Ntabwo ari uko ariko namenye ko mfite impano nari mfizi ko nyifite kera kuko ndi n'umwana muto ndibuka najaga nkina amakinamico no ku ishuri ndibuka niga primaire natsindaga nakinaga amakinamico nyine ugasanga gute ndimo mpagarariye nitwa igikombe rero nari nzi kwakitinga no mu makinamico ariko mbona ko kuguma kuri ibyo inyuma ya kamera bitari kuba sawa none ndangangika noneho muri filime kuri visuel abantu bakubone polisi. Okay, ni byiza cyane kugeza ubu se umaze nko gukina muri filime zingahe? Ni nyinshi hari iyo nakoze cyane zana igikombe nubwo nagutsinze sorry. Okay, nta kibazo. Muri festival iriya rero niyo yabaye iya mbere ariko nakomerejeho ndagerageza noneho kwamurika ndende kuba na director kuko na numvaga indiho hanyuma kigerageza no kugenda ninamuza abandi kubona hari amafilime nagiye nkora aca kuri yitwa Ndagahinda ugiye kuri YouTube ukamenya Ndagahinda hari aho wagenda uretse zose sinzi icyo bitewe n'uko hari igihe bazisohora n'ahari
ndi mu byanjye ariko hari nk'izo wagenda ubonamo cyane n'izindi nyinshi ngenda nkinamo ariko bataba bamwemeye kubamamariza rero bivuze ngo filime ni ubuzima. Okay, none harya iriya twe igikombe yitwa ngo iki? Bayigurishije bane batadukora ariko yitwaga impamvu ndayibuka ariko nubwo igikombe tutakinywereye ntabwo twigeze tukimenaho amazi cyane duheruka tugifata i Kigali turagiserebirira ariko tugeze i Muhanga ntabwo nzi uko byagenze ntabwo niba uko byarangiye ubwo n'iryo cupa naryo uravana ryishyura. Okay, rero hari ikintu nshaka kukubaza iyo icyo ukunda kwakitinga ufite agahinda bityo bizorohera guhitiramo cyane kandi mu buzima busanzwe umuntu waba wishimye. Reba urakoze mbaje ikibazo abantu benshi uyu munsi ndi kuza hano mu kiganiro abantu twazanye baje babikaza mu modoka ubwo ntayenda gusubiza abakunzi banjye bakurikirana uyu munsi ngiye kuba nanjye nisanga bampaye role yo kugira ngo umuntu uri sinzi impamvu Director ari ibyaha kuri kandi nkanarira ko kandi no guseka mba mbona ubishoboye ndabizi iki akenshi filime nkunda kubona wakinnye ziba ari filime zerekeranye rero n'abadirector iyo bakugira icyizere kuko babona ubushobozi kuko ntibyagutangaza umunsi ubonye ndi gukina filime ngira ukabona na kimwe n'indi romantike rero ubundi ntabwo gisa neza cyangwa se umutima mwiza abo bashaka kwabaho rero uyu munsi niba ubonyemo umuntu uri gukina ndira ndarira pe kandi nkumva nyine kuko baniyambuye jene nambaye undi uwo muntu nyine bivuze ngo rero njye gukora bindi none se tutarajya kure y'ikiganiro turiho ni izihe mbogamizi waba warahuriye nazo ni nyinshi kuko hari abakwita ya mazina ukina witwa hari abantu bumva kuba bakinnye urumva mufite agahinda bagahita bumva ko urugo rwawe ariko ruri mbese bagakomeza kubona muri ya sura rero hari ukuntu bijya bikubabaza nk'iyo wakinnye akarore katari keza ukumva ku ise ka kazina kandi wari uzi ko wagasize cya gihe imbere ya kamera uri umuntu utabikunda ushobora gucika intege ariko kuko agenda ukunda mba numva nyine nabwo niyo ni sikiritima nk'abana bawe iyo bakubonye kuri sikirini babona urimo kurira ufite agahinda nta bibazo bazakubaza. abana banjye nabanje kubaganiriza babwira ko iyo ndi imbere ya kamera ntaba ndi mama wabo mba ndiho Director ashaka kugomba rero abana banjye ntacyo batwaye kuko ni ibintu nabanje kubateguza ndabyigisha barabyumva ahubwo iyo umuntu ababwiye mama wawe ngo gutya na gutya baravuga ngo ya mama wanjye bari ku kazi. Ni ikihe kintu cyagushimishije muri kariyeri ya sinema uburyo wabikangurira n'undi wese utari warafasha kuba yaza byifuza ariko wenda yumva n'iki cyamwatira kugira ngo cya kintu kibeho? Ikintu cya mbere cyanshimishije kuko ari ubuzima bwanjye numva mbikunda ibintu namwe nkunda kuva kera ndi n'umwana ariko kubera ahantu nakuriye singira amahirwe yo kubyinjiramo nkiri muto ubu rero nabyinjiyemo ikintu cya mbere gishimisha nuko ndi mu bintu nkunda kandi nishimira rero umuntu wese ubikunda namubwira ko sinema ni nziza namubwira agakora ko ashoboye nawe akagera ku ndoto ze. Okay, Jen, muri kariyeri ya sinema tuzi ko abana b'abakobwa n'abadamu b'abahanzi tukumva cyane mu bahanzi nuko bajya bagira imbogamizi ya ruswa ishingiye ku gitsina. Ese wowe ntabwo waba warigeze uhura n'izo mbogamizi wenda kuba Director cyangwa abaproducer b'izo filime ntabwo izo mbogamizi bahura nazo?
Kirema urakoze kumbaza icyo kibazo ariko njye amahirwe menshi mfite urazi ko akenshi mu makompetisiyo tuba turi kumwe akenshi kuko njye niyandikira akenshi nkanagerageza kwishakamo ubushobozi ntabwo akenshi ibyo bibazo akenshi bikunze kuba ku bantu bumva ko bakora ari uko hari ubahaye akazi rero ntabwo ibyo bibazo bikunda kubyumvaho cyane ko ibyo muri akenshi biba ari ibyawe n'abadiregita bagenda ba masitinga ni abantu baba biyubashye bafata n'umubyeyi ugiye kubakorera akazi kandi bakeneye rero ibyo ntabwo birambaye. Tunakomerezaho numvaga ko twasaga nk'aho tukubaza ku bijyanye no ku giti cyawe ariko hari icyo umwihariko nshaka kukubaza ubundi iyo wumvishe ruswa y'igitsina wumva bishatse kuvuga ikintu ushatse gusobanura iki? Iyo numvise iyo ruswa numva ari uko waba ukeneye nka serivisi uyikeneye ku mugabo akagusaba ko muryamana kugira ngo ayiguhe kandi byari uburenganzira bwawe bwo guhabwa serivisi niyo mpamvu mvuga njye byitwa ruswa y'ijene. None se ko nawe iyi generasiyo murayibona uburyo ki bakaba uje barimo barakunda utwana duto wowe ubibona gute? Ubona bikwiye ko umupapa mukuru yakunda akana k'imyaka 20? Rero we urukundo rujya mu bushatsi kuba umuntu w'imyaka 20 w'imyaka 20 umukobwa w'imyaka 20 akenshi iyo yakoze aho umuntu uri seriyeze aba azi gufata umwanzuro mbona ntacyo byaba bitwaye mu gihe bose baba batumvikanye. None se ni gute umuntu w'umupapa ufite n'umugore n'abana bakuru ashobora kujya mu rukundo n'umwana ungana n'abana? Ibyo byo rero buriya se ni urukundo narwo? No, ibyo byo ni ubuhemu. Icya mbere cyo aba ari gukatira ibyago yagiranye n'umuryango ariko ibibazo kuko buri mugabo wagiye hanze aba agiye gushaka ibibazo ntabwo agiye gushaka ibisubizo. None kubona abana b'abakobwa b'iyi minsi babyishimiye cyane gukundana n'ibipapa bikoze bitewe n'uko ibyo bifite kashi. Ndakeka ni abana batarezwe kuko nk'abana bavuka mu muryango w'abakristo umuryango ufite indangagaciro b'abanyarwanda ntabwo baba uzabasanga biruka inyuma y'abo basaza. Yewe mbona no kugira icyo mbabwira ikintu utazabona wakoresheje amaboko yawe ngo ubire icyuya umwana w'umukobwa icyo gihe uri gusubiza ubuzima bwawe kuko umugabo si we wenyine aba areba aba yavuye no mu tundi twana kandi muri utwo twinshi harimo n'ibibazo byinshi bitandukanye. Rero ntabwo kubagira inama ko babikora na duke bafite badufasha hasi amaboko bagakora bakaruta kwirirwa biruka muri abo basaza. Urakoze cyane ariko hari ikindi kibazo nshaka kukubwiraho gatoya nk'inkuru zimaze iminsi zihitirwa zijyanye n'ubutinganyi wo kuzivugaho iki? Ziriya nkuru sinyashaka no kuzumva kuko ndasanga ko niyo usomye Bibiliya ntaho usanga Imana itwemerera gutingana. Impamvu mvuga Bibiliya cyane njyewe ni umukristo nsoma Bibiliya. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigabo kitaremewe ikigore umugabo kumva ko aremewe undi mugabo n'urushira ry'isi ibya bihe birushya Pawulo yahanuye. Naho se hari umuntu muziranye ushobora oya ntabwo naho se abakobwa bo ubibona uti baryama n'abandi? Jewe ntabwo nzi ariko aba babikora nabo baba ari abasazi. Sibise abasazi kuko kubera ikindi njye uko mbyumva ubundi Imana aremye umugore n'umugabo umukobwa ajya kuryamana n'undi mukobwa byagenze bite?
natwe n'ibibazo twibaza ahubwo hari icyo noneho hari icyo n'ubwongereho bivuze ko uri umurokore ejo bundi hari umupasiteri muri Uganda nawe bavuze ko akora ibyo bintu bashobora kuba nawe ari mu cyiciro cy'abaryamana n'abagabo ubyumva ute kuri umuntu w'umwigisha umushumba ufite intama y'umwe kuba yakora ayo mahano ubona isi igeze muri rusange rema buriya yamuza kugenda ndeba niyo muri by'isi ndi kugenda n'amaguru ahantu hose ngenda nkakura isomo uwo mupasiteri yatumye ntabwo muzi ariko abaye ari we yameze nka cya cyapa kiyobora umuntu ari kumubajyana kuko abantu bari kubwiriza muri iyi minsi abantu bagakizwa bakigira mu ijuru abandi bameze nka cya cyapa gihagaze aho kikurangira mu kiganiro kimujyana imvura yavuga kinyagira izuba ryaba rikakinyagira imodoka yazacika afurika gikutika abapasiteri nabo rero ni uko bari none ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa bari muri ibyo baryamana n'abagabo bose baryamana n'abagabo kubera ko bafite amafaranga sibibona nta rukundo bagira ejo bundi hari akantu kari karimo kahitinda kuri TikTok muri gute abakobwa batihanganira ngo ko abahungu bakundana n'abari abakene kandi bakihanganira ababyeyi babo ako kantu kumva ute bazi ko umukobwa atakwihanganira umusore bakundana kuko akennye ariko akihanganira umubyeyi we kuko akennye ntabwo rero umukobwa ujya gushakisha amafaranga mu basaza aba yihanganira ubukene bw'iwabo aho baba baratubeshya kuko bwihangane yanyurwa n'uko mama we ari cyangwa umuryango ubayeho ahubwo agakoresha imbaraga ze kugira ngo bazamure icyo nabwira abo bana rero ni ugufasha hasi amaboko bagakora kandi bakanyurwa na bike bafite mu miryango yabo aho hari ibibazo bimwe na bimwe twibaza ku buzima reka twigarukire kuri sinema ese jemwe hari ukuntu tujya tubona abantu bagitinda baryamana mu buriri ukabona ko ibyo bintu bishobora kuba ari ibya nyabyo ese buriya nta kuntu bishobora kurangira n'ubundi bibaye rero icyo nakubwiye ubundi uri imbere ya kamera uri kwakitinga kandi je nshobora kwakitinga nabaye Marigarita ndi Marigarita rero ndakitinga nka Marigarita ariko nyuma ya kamera ndongera mbe jemwe niyo mpamvu ibyo bintu bishobora kuko uba nabivuyemo nyine harya umaze kwitabira festivali z'ingabo z'amashanyarazi waba warabyize se uri ikintu bisanzwe cyangwa nuko ari impano hari aho warigeze ubyiga yego narabyize ariko byiga n'ubundi nabikundaga narifitiye impano ahubwo nshaka kugira ubumenyi aho kwema nawe rero kandi twaraniganye mwana urimo urakira ku aka kanya ngiye mu munyamakuru sibyo njye niba ngomba kukubaza kugira ngo n'abantu bacu bagire gute babyumvire umunyamakuru twiganye rero umunyamakuru twiganye narabyize yego narabyize muri Mashariki hari Muhanga nanabashimira cyane kuba baradufashije rwose buri kimwe cyose bakoze turabashimiye abadukurikirana bavuze ko batakoreye gusa turabashimira umunsi ku munsi urakoze gushima buriya gushima nayo ni impano nziza no gushimira abayobozi bawe muri rusange na Clement rero nawe uramushimiye yanyoye neza Clement yiga gusenga nta hantu ntabwo yaba yarigeze kubangamira cyangwa se akarasiga amazi yagaruye ariko ntizashiriragaho nacyo mwaretse ngo abana babanze none se usibye gukina kwandika no kugerageza
kindi kintu uze muri mashariki nize kwandika na editing ariko sinigeze mbishyiraho umutima yewe ikintu nashyizeho umutima cyane kwandika no kwagitinga no kuyobora nyine. Okay, wakora akantu gato yo kwagitinga se basi cyane ariko turabona no kunyuzura ndagira ngo wagitinge wabwirika abakunzi bawe CTV kwagitinga nta kibazo bagufasha ushaka gasikuyiti gato then kwagitinga wazi kunyitonza neza biti none siransanze yari ku ruhande yari ukimara umuziki wo mwadiyo mu nda ibintu byose biba byarangiye ubuzima bwahagaze iyo cyagiye wabiba ku bunyobwa bubishije none se kuki utambwiye ko ubwo se kuki utabyutse nanakwego dukoresha agakingirizo kawe watekerezaga ko nabigusabaga ukagira no guhatiriza itariki yawe y'ukwezi nzajya nshobora kukubarira byagenze bite nose gukingeza kwinjira ngo dukoresha agakingirizo kawe washakaga kunyereza twese situgereho kandi ibintu byo kuntererana uragenza ute ni swap nta kindi kintu nawe ibyo byivuga ni swap please ntabwo ari cyo wait iyo umuhanga ujya munsi wari kwita ko hari gabo ntabwo nabyumva wemera agakingirizo ibyo by'ahantu igihe cyose ntabwo kibaho Jenny, kuba bariye rimeze kandi tumurati Mr. Rwita twita kuri televiziyo Mr. Rwita oya baramenye reko isu twita neza siko naringiye kuko ntabonye wari utwise kwa abantu we kora buri kigome mabiko niko kari kabana imbere ya kamera imbere ya kamera dubwiri basi Jane yatwise kuri televiziyo naripfuye njya witwa agakingirizo ntabwo njya mu bikorwa k'ukuru wawe kwatinga please okay neza abakunzi bacu ntacyo abakunzi bacu bajya bakibuka ugaswapira umvikana ko wayigerageje kandi ariwo wimbwiye kima ni ukubyumva ngo ni sawa njye navuze simukadi hari igihe uba udafite irangamuntu nyine simukadi ukayibona ukagenda gute uba kuri rezo ujyana icyemezo ikomereza kurari n'uzuye oya ntabwo umuntu yuzuye tuba tugomba tundi kanatwereka uko bimeze nicyo kiba kugira ngo dushimishe
n'abafana nanjye utumye menya kwakitinga utumye nanjye mbikora so nakagaruka rero kuri YCTV gira icyo ubwira abakunzi bawe mbere yuko tumusezeraho nafitanye icyo nabwira cyane ndabakunda mba hafi kandi ibitekerezo niyo ngiye gucika intege mpita nimba ko hari abantu nasezeranyije ko ntazazima none ni iyihe nama wagira umwana uri mu cyaro hakurya tutazi ariko ufite iyo mpano yo kuba yakina ibyiyumva wamugiriye inama namubwira ya mbere ni umutinyuka aho abona yakomanga ntatinye kuko ntawe izamuma krema ntawigira n'abakunzi bacu batuzamure bakora share comment na like na subscribe kugira ngo natwe tuzamuke kandi muduhe comment muradutera inkunga ibiganiro n'ibitekerezo n'amafaranga icyorezo oya mu izina rya Yesu njye ntacyo mfite njye ntabwo njya ndwara ibyorezo ariko twirinde kugira ngo shara